iganiraho tujye kwinjira mu ikipe yitwa Liverpool. Liverpool tujye kuyinjiramo kabisa, harimo amakuru menshi atandukanye muri Liverpool. So aya makuru tuyahere mu gisa na international break. Hari umukinnyi w'ikipe ya Liverpool yitwa Florian Wirtz. Uyu Florian Wirtz muri Liverpool baravuga ngo yaraflopinze. Jurgen Klopp yarababwiye ati Florian Wirtz mumuhe umwanya mutegereze. Ariko none umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubudage Die Mannschaft yitwa Julian Nagelsmann yabwiye Liverpool ati ahubwo muri Liverpool nibo batazi gukina. Ati muri Liverpool babyaze umusaruro amahirwe y'ibitego aba yabaremeye. Ati kuko twebwe mu Budage atanga umupira ukavamo igitego. Ati ahubwo muri Liverpool yatanze imipira ntabwo ivamo igitego. NDP7 urabibona ute kuri Florian Wirtz? Ese nawe urabyumva nkuko Julian Nagelsmann abifata? cyane nanjye ndumva twakumvikana kugeza sofa ntabwo afite imibare myiza, nibyo arare mu buryo bwinshi cyane akagerageza gukina na bagenzi be, ariko ntabwo arafatisha nyine kuri cya kindi cya nyacyo uvuga ngo bafashe amafaranga bajyana muri equipe ya Leverkusen barimo baramuzana bigendanye n'andi makipe menshi cyane yamwifuzaga. Iyo ugiye kureba equipe ya Liverpool ijya kuzana Florian Wirtz yari muzanye kugira ngo akine nka playmaker kubera ko babonaga ko wo bita Dominic Szoboszlai kuri ya mwanya hari uburyo ki atari ari guperforminga neza nkuko babyifuza. Baravuga batereka tumuzane none dufate Mohamed Salah tumushyira iburyo, none ku ruhande rw'ubumoso n'ubundi still ubwo tuzaba twazanye undi muntu kubera ko Luis Diaz twamurekuye, ubwo no kuri attaque dufite umuntu byibura nituzana uwo mu playmaker hari uburyo azadufasha. Ubwo rero umuntu waje mu gihugu cy'Ubwongereza ari gukina muri champion bisa naho byamaze kumucanga. Urumva ahantu ari kuza n'ubwa mbere ari gukina na bari abakinnyi bisa naho ari cyo kintu cyagiye kimugora, ariko still skills zo kukirengeza umupira w'amaguru zo aracyazifite. Rero navuga ko ari mbere na mbere ari ukubanza kumuha igihe, kuko nigiye kureba muri equipe ya Liverpool akenshi n'umukinnyi uje bwa mbere ntabwo ajya yitwara neza, sinzi nimba abantu barabibonye. Nujya kureba season ya mbere ya Ryan Gravenberch akiza muri equipe ya Liverpool avuye muri equipe ya Bayern Munchen ntabwo yageze muri equipe ya Liverpool ngo ahita performinga neza nkuko abantu bamubona. Nujya kureba Dominic Szoboszlai the same, nujya kureba Alex McAllister the same. No kuvuga ngo muri equipe ya Liverpool birasaba ko umukinnyi aza noneho yamara kuza akabanza akagira icyo gihe cyo kubanza kumenyera ubundi azabona kwitwara neza. Nujya no kureba abantu nuko bari gutemera hitaka kuri Florian Wirtz n'abandi bakinnyi bashya bamaze kuzana ntago barabasha kubikora neza. Navuga ko rero kuri Florian Wirtz Liverpool mbere na mbere bakwiye kubanza kumuha igihe, kuko nibinakina n'umwanya wamuhaye gerageza gukina, niba tuvuga ngo numwe mu bakinnyi barema uburyo bwinshi bisobanura ko ari igihe kizagera akagera kuri level bamwifuzaho. Ariko kubera ko aka kanya bitari byagenda neza, niyo pressure ikipe ya Liverpool iriho n'amakipe bahanganye abona ko bari kubasiga nyine bakenereza irita mu buryo bwihuta, ntabwo navuga ngo bakoze pre-season ya nyayo ku buryo bavuga ngo Florian Wirtz ngo yagize igihe cyo gukina na wenda na ba McAllister na ba Gravenberch. Ubona ko ari cyo kintu gisa nkaho kiri kugora equipe ya Liverpool cyangwa se n'uwo mukinnyi nka Florian Wirtz, ariko muri rusange ngenda cyabona ari umukinnyi mwiza kandi ufite icyo yatanga, ahubwo ikibura ari uko amenyerana na bagenzi be ndetse no kumenyera iyo Premier League, ndetse n'ikibazo cy'ururimi. Buriya abantu nuko barebera ku mukinnyi byo kuvuga ngo ni umukinnyi gusa, ariko twibike ko no mu kibuga hari ubwo ujya gutera baro umuntu akakubwira ngo yireke. None se Florian Wirtz azabivugana gute n'umunyargentine nimba ataramenya n'icyongereza? Urumva rero ibyo byose ni ibintu bigenda bihurira hamwe no kugera ahantu urumva ikimuka ibintu byo kubivuga ngo ndabahe biragenda gute, ibyo byose urabiteranya ukabona ni utuntu nyine tugenda tugonga umukinnyi cyangwa se tumugora. Ariko mbona mu minsi iri imbere nko muri saison ya kabiri cyangwa se wenda nko muri phase retour ubona ari umukinnyi uzafasha ikipe ya Liverpool. So uwitwa Tom Werner uyu nguyu ni Liverpool chairman yagize ati Florian Wirtz mumureke, ati twebwe dushobora kuba turi gutegura umukinnyi uzatwara Ballon d'Or mu gihe kizaza. We could be looking at a future Ballon d'Or winner. Cedro ugiye kureba Florian Wirtz bimwe mu byo umutoza Julian Nagelsmann yatangaje, yaravuze ati n'abapasa bamufashije bagatsinda ibitego yaba ari umukinnyi uhagaze neza cyane kuri statistique, kuko imipira arayitanga cyane. Avuga ati uyu ni umukinnyi ushobora kuba ari mu buryo bwinshi ku buryo ugiye kureba ku mugabane burayi duheruka kureba kuri izo statistique dusanga ari umukinnyi urema uburyo bwinshi. Ko sofa Florian Wirtz kuva yagera muri equipe ya Liverpool amaze gukina match 16 atanga assist 3 arema uburyo 28. Bibaze kure mu buryo 28 butatu muri bwo akari bwo bwonyine bugira gute buvamo umusaruro wa assist. Amaze gutera amashoti 17
on target 6. bivuze ko n'umukinnyi ku cyo wasaba umukinnyi he is active arahari hari ibyo arimo arakora ariko dore ikintu gikomeye cyane mbere na mbere wenda usibye kuba umuntu yakomoza ku bijyanye n'imikinishirize ya Arne Slot uravuga uti Fran Vitz ubundi ko arimo uburyo bagenzi be nibatsinde ntuhita ujya gushaka forume za Saro ahagaze ati ntuhita ujya gushaka forume za Alexander Isaac ntuhita ujya gushaka consistency ya Cody Gakpo Matesi uraza gusanga umusatsi bw'ikipe ya Liverpool umuntu wenyine uri kugerageza gukina akanatsinda ibitego ni Hugo Ekitike nawe umutoza yari yatangiye kugira gute kwicaza bivuze yuko nimba uri playmaker ariko ufite abataka bane bose batari mu bihe byiza akenshi uze ko na input yawe muri cya gikorwa cyawe cyo kure mu buryo ntabwo iri bubyazwe umusaruro icyo gitekerezaho ariko kuri statistique nari mvuze nimba Fran Vitz muri Premier League sofa ni ufite combined shots combined chances created nyinshi kurusha abandi bakinnyi bose muri Premier League ariko adafite igitego bikwereka cyangwa se na assist bita bikwereka icyo imibare ihagarariye hari uburyo ndi gukora ibyanjye ku giti cyanjye ariko abataka niba ari kumfasha icyo ni kimwe ariko dore ikindi kintu gikomeye se dore tukirebeho urebe mbere na mbere ndahera ku kintu cyo bita Bundesliga tax urebe abakinnyi benshi majorite bava muri Bundesliga nimba bavuye ari abakinnyi batanu usanga kenshi kuri resho umukinnyi umwe nibura ari ushobora kuza agahita yigaragaza abantu bike yankunda ririmo ba Kai Havertz sibyo ba Sebastian Haller abarimo ba Timo Werner umukinnyi witwaye neza muri icyo gihe nibwo icyo kirebo iyi saha ujye kureba ku ruhande rw'ikipe ya Liverpool uvuga uti kuri Emre Can Fran Vitz uvuge Hugo Ekitike uvuge Ibrahima Konate uvuga uti kuri bano bakinnyi umwiza wavuye muri Bundesliga agahita shuta na Matip yaravuye mu Budage na muri Schalke 04 umwiza wahise shuta icyo gihe ninde Matip yabaye mwiza mu minsi ye ya nyuma ukikirebo Emre Can yabaye mwiza amasezerano arimo ararangira Ibrahim Konate abaye mwiza ryari bisa nkaho amasezerano arimo aragira gute arimo ararangiza ko iki gihe nibwo Liverpool yakongera Konate amasezerano yumva ko ifite umukinnyi ukomeye ibyo nubiraza gusanga mbere na mbere ikintu gihuriweho n'abakinnyi benshi bavuye mu gihugu cy'Ubudage bakunda kugorwa na adaptation muri Premier League ukirebe dore ikindi ngiye kuvuga cya kabiri gikomeye umwanya Vitz akinaho ureba abakinnyi benshi bakina nk'aba attacking midfielders baba bavuye hanze ya champion ureba urugero rwa Maradona n'uburyo yagowe muri equipe FC Barcelona nanze urugero ruri ani familia ariko rero n'uburyo yagowe n'ubuzima Barcelona kwiyadapta nimva kuri we ujye kuri Kai Havertz agera muri equipe ya Chelsea uburyo yagowe nizo shingano za attacking midfielder uhita umanuka ujye kuri uyu Fran Vitz nawe umutekereze uhite ubireba jya muri equipe ya Tottenham Hotspur Xavi Simons attacking midfielder cyangwa se nimero 10 urebe uburyo yagowe n'uburyo bwo kwisanga hehe hariya muri equipe ya Spurs nujya kureba majorite y'abo bakinnyi ayo mazina niyo position uraza gusanga n'abantu bagorwa n'iki no kwiyadapta mu ma equipe ya Premier League bijyanye n'imyanya baba ari gukina second striker nimero 10 kubera iki nuko noneho bavuye mu gihugu cyaho uhabwa espace ugakina umupira n'ubagezaho usibye amayeri yo gukina umupira noneho bari physical so kuba physical ahubwo birabana intensity kandi twagiye tunabona n'aba bakinnyi bagiye bakina za nimero 10 twabonye Lionel Messi nk'umukinnyi twafatiraho urugero twabonye Cesc Fabregas ubu ni umutoza twagiye tubabona bose bavuga ko umwanya nimero 10 uri kugenda uba disappeared uragenda uzimira mu mikinire ni nayo mpamvu nyine umutoza guhita afata uwo mukinnyi ngamubyazemo icyo yamutekerezagamo akenshi Cedro bizagira gute bizagorana mugende muri amajorite y'abo bakinnyi bagiye baza muri aya ma equipe reba Ryan Cherki ibintu bye bitangiye gukunda nona ariko mbere twa dutangiye kubura formule y'uburyo yajya mu kibuga na ba Foden na ba Savinho na ba Doki cyane sibyo bivuze yuko rero kuri equipe ya Liverpool mbona ko igisubizo kuri Vitz ni igihe no kumureka agakorana bagenzi be uko equipe izafatisha forme tutirengaje ko na Liverpool imeze nabi nifatisha forme mbona ko hari igisubizo Arne Slot azamukuramo so turacyari kubijyanye na international break ariko tubihuza na club ya Liverpool uwitwa Federico Chiesa rero Federico Chiesa Ubutaliyani bw'inwigiriza Ubutaliyani bwa Gennaro Gattuso bwakomeje kumuhamagara muri international break kuva mu yo mu kwezi kwa 10 ntiyajyayo iyo mu kwezi kwa 11 ntiyajyayo
ikibazo cya Federico Chiesa kimeze giterane uwo bita Federico Chiesa ngakomeje kugenda aganira n'umutoza we Gennaro Gattuso amubwira ati jewe sindaba fit ku buryo na balance mu mubiri wanjye kuri demande za national na demande za club avuga ati uwo bita Mohamed Salah agiye kujya muri AFCON birasa nkaho umwanya we nta muntu uhagarara avuga ati byibuze wamereza igihe cyo kugira ngo mbanze ni adapte nshinga ibirenge muri Liverpool ngaragaza yuko nabo musimbura Mohamed Salah kuruta uko bazajya ku isoko bashaka undi muntu kandi ngewe mari mpanganye n'ikibazo cy'uko Liverpool ishaka kunkorera offload irashaka kundekura rero ngewe umaye igihe nkabanza nkaba physically fresh nkaba mwiza mu buzima bwanjye byamfasha kuba byibuze nare uburyo naramira kariyeri yanjye muri equipe ya Liverpool rero Gattuso navuga ati it's understandable ku muntu ajya uhura n'imvune nyinshi zirimo ACL muri equipe ya Juventus national no muri kagimubura atari uko yabanze gukina ahubwo ari uko ibibazo by'imvune rero Chiesa ngo yasabye umutoza yuko yabamuhaye pardon abamuhaye break kuri equipe nationale ngo yikonsantre ku kwiyubaka physically ku kwiyubaka mu bijyanye no understanding umutoza Arne Slot kugira ngo byibuze mu gihe Liverpool izaba imukeneye nk'umukinnyi watanga umusanzu we azaba ari tayari kandi ari tayari mu mubiri wuzuye Van Shafi cy'umuntu yakibaza kuri Federico Chiesa ashobora kuba yananze kwitabira korapu y'Ubutaliyani yazakenera kujyayo agasanga n'igikombe cy'isi ntibabonye itike yacyo birashoboka cyane ariko se uwo mwanya wa Mo Salah muri Liverpool wo yawizera ko azawubona kuko ni Federico Chiesa yabonye amaofre guturuka muri za AC Milan abona ofre guturuka amakipe atandukanye mu Butaliyani ariko yanga kunyeganyega aravuga ati ngewe oya ndi hano muri Liverpool byashoboka ko icyo cyizere uwo mwanya ashaka muri Liverpool azawubona mbere na mbere se tubanze twibaza ikintu kigira kitubundi uwitwa Federico Chiesa ni umukinnyi nyuma yo kuva mu mvune cyangwa se kuva mu bihe bitari byoroshye cyane by'uburwayi bwe donc abafana noneho ba Liverpool cyangwa se abakops bari gufata gute uyu munsi wa none tugeze ku bihe uwitwa Federico Chiesa byendanye n'uburyo ari gusavingamo ikipe ya Liverpool buri umwe wese yatangiye kuvuga ngo nicyo gihe cyo kugira ngo Chiesa tumubone mu kibuga abafana ubwabo nibo bari kubyisabira uyu Federico Chiesa turi kuvuga no mukinnyi wafashe ikipe ya Liverpool kugaruka kuri match ifungura champion abantu barabyibuka igitego cyiza cyane cyo mu minota ya nyuma no mugabo wafashe kuri match ya Crystal Palace nubwo Liverpool byaje kurangira itsinzwe uyu Federico Chiesa turi kuvuga niwe musore rukumbi wahaye assist igitego cyo Alexander Isaac afite nka signing ihenze mu mateka ya Liverpool ahangaha rero hose ukaba wagenda uvuga uti uyu ni umusore abafana batangiye kwishimira urabona ko iminota yose ahawe uko ayihawe yose aragenda ayikoresha neza ikindi kintu Chiesa kiri gutuma cyane abafana bari Liverpool bamukunda ni uburyo atari gukora cyangwa se ari kurwanya ikintu cya selfish arukunda ari kugera imbere zamu nibyo nakwitsindira ariko mbere na mbere ngiye wakazi kanje no gutanga assist iyo baro akayiha Ugo Ekitike isi yose igatanga rivuga iti Ugo Ekitike no gutatsinda igitego nk'iki ngiki agakuramo jezi akazi kose karangijwe na Federico Chiesa izina Chiesa ku mapaje ndiryo ari kugaruka ikibazo rero uri kumbaza ukavuga uti se birashoboka ko n'ubundi uyu Chiesa wenda uyu mwanya wa Mohamed Salah Maruzgari ari buze kuwufata igihe ari cyo Cedro na wenda mbere yuko iki kibazo nyisubiza nkinjiramo neza uwitwa Federico Mohamed Salah Maruzgari ni umusore ugiye kuza mu gikombe cya Afurika guhera ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 igikombe cya Afurika kuzarangira mu matariki 10 z'ukwezi kwa mbere ni hafu kwezi 18 harimo match nyinshi ubwo ndiko ari Egypt yabageze finale kandi birashoboka bigendanye na squad ifite uyu mwaka n'intego ifite ko Mohamed Salah urabona ko ari kimwe mu gikombe cya Afurika agiye gukina cya nyuma nico gihe cyo kugitwara cyangwa se byakwangaga kuraho abanyamisiri icyo kintu barakizi bafite abantu bari kubafasha benshi Omar Mahmouchi n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye birashoboka ko gupushinga bakoze 2022 na rimwe abantu barabyibuka bagera ku mukino wa nyuma bagatsindwa na Senegal mu mikino y'ikindi gikombe cy'isi cyakurikiyeho nabwo barapushinze ariko biranga ubu ni cyo cyo gukina imbaraga nyinshi sana birashoboka ko yagera finale reka basi ariho tumugarante uwitwa Federico Chiesa ikibuga arabakirimo services ziraba zigaragara izo services rero iyo uje umukinnyi yavuye muri Coupe d'Afrique agasanga wahaye ikipe nka Liverpool service nziza tuvuge ko asize Liverpool ari iri mu makipe atari muri Big 4 ukagaruka yasubiye mu makipe atari kuri title race nka Arsenal cyangwa indi yirusha nka 3 cyangwa 4 wenda reka tubara 3 umutoza buriya biragoye ko ahita ahindura ikipe itsinda Chiesa nicyo gihe cye ari kubona gishoboka cyo guhita yibiramo umwanya agahita afatisha bihoraho iyo no kugaragaza ko byibuze mu gihe habaye izindi mpinduka nabasha ko
nabakuramo cyane njye ndahari igihe saradahani muri gutekereza indi options zo ku isoko mu kwa mbere ndahari meze neza mfite umubiri noneho uri kubinyemerera kandi Federico Chiesa kugendanye n'umupira cyo nta gushidikanya igihari rero ibira muri uku kwezi kw'igikombe cya Afurika saradahari no muri meforme wowe ufatireho Sara niyo yagaruka bakamukinisha match imwe bigakomeza uko uhita ufatiraho ntekereza ko Chiesa aricyo gihe cyo gukora cyane kugira ngo yerekane cyane muri Liverpool ko aricyo gihe cye kigeze ari nayo mpamvu ikipe y'igihugu ayikwepa buri mukinnyi nk'uyu nguyu uri kugenda ava mu mvune n'ibyo twahoze tugarukaho no kuri ba Gabriel Magalhaes uyu mukinnyi bisaba kumutwara gake gake nago ari uguhita uhutiraho ako kanya umushyira mu kibuga ngo akine ibikino byinshi niyo mpamvu n'ikipe y'igihugu y'Abataliyani ntekereza ko wayikwepa akavuga ati reka mbe ku centre muri Liverpool ariko igihari cyo uyu mwaka cyangwa se ku kwezi kugiye kuza kwa 12 kugeza mu kwa mbere hagati nicyo gihe cya Chiesa cyo kwiyibiramo agakora ibikwiye so hanyuma turacyari ku ikipe ya Liverpool hari umukinnyi yitwa Ibrahima Konate ibyo na Liverpool bikomeje kuba agaterera nzamba Ibrahima Konate amakuru yo kongera amasezerano mu ikipe ya Liverpool akomeje kugenda ajya hanze mu buryo butandukanye abantu bati ese azaguma muri Liverpool cyangwa azagenda Patrick ibya Ibrahima Konate aka kanya na Liverpool bihagaze bite cyane kugeza n'ubu ntabwo yari yongera amasezerano ni inkuru zikiri kuvuga ku isoko ekipi ya Liverpool iyo ugiye kureba n'ubundi turabona ko Liverpool ifite defense itameze neza kuko yaba Ibrahima Konate ubwo na Virgil van Dijk bakinana mu mutima wa defense hari uburyo ki twese turimo tubona ko defense yabo nibyo ni Virgil umeze neza ariko imyaka yamaze kumutwara 34 Ibrahima Konate nubwo we adakuze cyane ariko wajya kureba level y'imikinire ntabwo ari myiza cyane kandi niyo ugiye kureba defense ya ikipe ya Liverpool handi wakavuze ngo bagahetswe n'aba fullbacks nabo bameze neza kubera yuko kuri kabiri rimwe turabona Jeremy Frimpong ubundi tukabona Conor Bradley kuri gatatu na Andy Robertson ubundi tukabona Milos Kerkez bigaragaza ko ekipe ya Liverpool hari uburyo ki muri defense ibintu bitameze neza rero kuri case ya Yuyu Ibrahima Konate ngira ngo yagiye avugwa amakipe atandukanye ariko kugeza aka kanya nta kipe birimo biravugwamo birenze ngiye kubwange rero mbona ko ekipe ya Liverpool kireka wenda nizana undi muntu kuko urabona ko Virgil van Dijk sinzi kazongera kubatwara ngo bavuge ngo wenda guhera sezitaha ngaraza ngo wenda ngabatware muri championnat batware muri ziligue muri zo za English Football League kubera ko tubona ko imikino yose Virgil agomba kuba ari mu kibuga rero Ibrahima Konate we nimba batari bamwongerera amasezerano ni bisobanuye ko ikipe ya Liverpool ikeneye myugariro kubera ko no mu mpeshyi ishize byagaragaye ko ikipe ya Liverpool yifuje myugariro ariko biza kurangira batamubonye nuwo bazanye na ahitagira ibibazo by'imvune biragaragaza ko nubundi yaba Konate nubundi yahaguma cyangwa ataguma ekipe ya Liverpool igaragaza ko ishaka kujya ku isoko rya myugariro ariko nubundi Konate iyo ugiye kureba ubona ko level y'imikinire ye hari level nyine atarageraho mu buryo ikipe ya Liverpool ibyifuzamo ku bwanjye ni ugutegereza tukareba ko bizagenda ariko Konate ngiye ku bwanjye mbona bakamurekuye bakazana undi muntu ufitinga uri kuri level yo ku rwego rw'ejuru tuvuga ngo yaba ari no kuri level yo kuyobora defense y'ikipe ya Liverpool kubera ko Konate uburyo arimo arakina muri iyi minsi ntabwo bitanga icyizere ko wenda mu minsi iri imbere Virgil yaba adahari ukavuga ngo defense y'ikipe ya Liverpool hari umuntu yiyoboye nka Konate byabigoye cyane so uwitwa Fabrizio Romano uyu munyamakuru w'umutaliyani aravuga ko ibiganiro hagati ya Liverpool na Ibrahima Konate bigikomeje ngo biracyakomeje hanyuma Ibrahima Konate aganira ubwo yarari mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa muri international break baramwaje bati se ibyo na Liverpool uko twumva ngo Liverpool yagwaye offre bimeze bite Ibrahima Konate aravuga ngo Liverpool yamaye offre ahita avuga ngo I don't know je sais pas ati simbizi nuko ko ati sinzi aho mubikura arani ibingibi birarangira bite aka gakino kari hagati ya Liverpool na Ibrahima Konate ubita Ibrahima Konate nekeza ko ku ruhande rw'icyo we agukeneye kuri ekipe ya Liverpool ashobora kuba yaramaze kuba kivuga kuko na Liverpool nayo ku giti cyayo arabizi yuko nayo itari mworoheye yo haza mu magehi hari witaza igisobanuro cy'ibindi bintu bitandukanye nekeza ko Konate afunze inguni afite icyo yizeye kuko arabona ko isoko rya bamyugariro rirahari hari Bayern Munich ifite imunyenzo gutakaza Upamecano ari ekipe ya Real Madrid yifuza gusimbuza David Alaba ndetse na Antonio Rudiger iyo bigatekerezwaho ugahita ureba kuri ayo ma ekipe yandi za Juventus ishobora kuba zatekereza kuri bamyugariro hari ekipe FC Barcelona ikeneye bamyugariro tarabona yuko nyuma y'igikombe cy'isi hazaba hari demand
y'umuntu witwa myugariro kandi ku rwego ruri elite. Rero aba bati Liverpool kuko niba mukeneye myugariro mbere na mbere mubanze mutanga agaciro faranga k'icyo nabakoreye muri iyi myaka twari turi kumwe natwe Premier League. Nimba mwongeye Virgil mukongera aho bita Mohamed Salah amasezerano, nanjye nakabaye ndi umwe muri ba bakinnyi batekerezwaho yuko byibuze nyuma ba Trent Alexander-Arnold nanjye naza ngatanga iki umusanzu wanjye muhazaza y'icyo turi kubaka na Arne Slot. Mbere na mbere ashaka agaciro mu bijyanye na kontra ye, ariko Liverpool nayo ikavuga ati ese Konate ko mu gihe twabanye twabuzemo wa musimbura wa Virgil, bize ko kukugumana n'ubundi ntabwo biturinda kujya ku isoko dushaka umusimbura wa Virgil. Nabwo nitumuzana dufite kuba twahangana n'uburyo igenda rya Gomez nawe wifuza ko yagenda. Mwese muri abantu barangwa n'imvune na inconsistencies kudahozaho, n'ubundi bizongera kuduforosa kujya hehe ku isoko. Liverpool ikisanga kugumana Konate nibizababuza kugura abandi ba myugariro byibuze babiri bashobora kuba baza bagatanga umusada, yaba ari mu mwaka umwe uri imbere inyuma y'igikombe cy'isi cyangwa no mu mpeshyi ya mbere y'igikombe cy'isi. Rero niko gakino kari gukinwa, ariko nekeza ko ku mpande zombi bizarangira buri wese abonye icyo ashaka. Konate ubona ko nawe arararanganya amaso akavuga ati ese najya kuba stable muri Madrid Del Militao na Dean Huijsen byaba biri kumfasha, ese equipe FC Barcelona iri kunekerezaho, ese mu Budage aho nahoze muri Bayern Munich bari kurupa imikano nkajya gufata uwo mwanya. Ibyo ni ibintu arimo arabalance ariko abikinisha nk'iturufu kugira ngo abone icyo ashaka muri equipe ya Liverpool. So ikipe ya Liverpool andi makuru arimo nuko Liverpool ngo n'ikipe ya Juventus mu gihugu cy'Ubutaliyani ngo barifuza uwitwa uyu musore ukinira ikipe ya Bayern Munich bamwita Serge Gnabry, ngo baramushaka cyane. Gnabry muri Bayern nibyo arakina, ariko nanone hari uburyo bari bakavuga ati Bayern izaba ifite Jamal Musiala, Bayern ifite Luis Diaz, Bayern ifite Michael Olise, Bayern ifite Harry Kane, Bayern ifite azakinahe, ariko twebwe twamuzana. So Liverpool rero ngo rwose ngo irifuza witwa Serge Gnabry, ati niba mwaradutwaye uwitwa Luis Diaz natwe muduhe, reka natwe Serge Gnabry turebe ko twamutwara. Ariko nanone Juventus nayo ikavuga iti uruhande rwacu rw'imbere ruca ibumoso natwe dukeneyeho umukinnyi. Kuri ako kantu gato cyane se Liverpool undi yifuzaga umuntu waza kubafasha mu kwezi kwa mbere, kuko bisa nka Slot atizeye cyane service za KSP, kuko ubona ko yaba yitwaye neza byabyageze bitarashaka umuntu byizo bazobakana by'igihe kirambye. Kiesa rigana amakipe na Napoli mu Butaliyani ramwifuza. Batekerezaga ko bazana Antoine Semenyo akabafasha mu kwezi kwa mbere, kuko Ghana nizakina igikombe cya Afrika. Ariko Antoine Semenyo yongera amasezerano muri equipe ya Bournemouth banashyiramo Reece Clause ya $68. Icyo ni ihurizo riri aho ngaho. Rero bavuga ati Serge Gnabry nk'umuntu uzaba ari free agent muri summer biri kugora Bayern Munich kumvikana nawe amasezerano, twaba dutangiye kumureshya byuze tukatwizeye ko umusimbura wa Salah byibuze by'igihe gito turi gushaka undi mwana muto wazabafatira kuri uwo mwanya by'igihe kirambye. Serge Gnabry kuri experience yabaza akadufata. Ikindi bavuga bati uyu muntu wo bita Cody Gakpo Matesa azahoza aho by'igihe kirambye. Ariyo mpamvu Liverpool biri kuvuga ko abarimo Antoine Semenyo, Serge Gnabry ari abakinnyi iri gutekereza ko yakongera mu busatirize bwayo kugira ngo mwigenda ryo bita Kiesa cyangwa Mohamed Salah yaba ari muri Afcon cyangwa se no mu mpeshyi mu gihe bazari gutekereza umwaka wa nyuma wa Salah, kuko kumwongera amasezerano kuri Mohamed Salah ku myaka azabageze muri Liverpool se kintu iri kubara. Niyo mpamvu ari gutekereza kuri dossier Serge Gnabry, Antoine Semenyo. Reka tugane ku musozo, ubwo mbashimire cyane mwese aho twabanye.